Amen. Amen. Tugiye kumva ijambo ry'Imana bariharira umwanya uhagije cyane kiguca isaha n'iminota 20 saha n'iminota 20 abwiriza kurikire twese tutuje reka dusabe muze haguruke amusengera Imana muhe mikoro hanyuma senga shima Imana n'ijambo ryatugiye kumva kugira ngo manywa y'uyu munsi Mana nguyu muvuga butumwa dushize imbere yawe abimpanda nawe ubashe kuvugira muri we kugira ngo amagambo avuga agire umumaro muri twebwe kandi abone ikibanza gihagije. Mwami Yesu, ntaba amagambo yo gupfa ubusa, ntaba amagambo yo gusigara ahangaha, ariko tuyagendane kandi tuyaturane ibihe byose kuko ari ijambo ry'Imana. Mana dusaba imitima yose y'abicaye hasi bagiye kwakira ubutumwa bwiza, Mana bugira umumaro. Bariya bose bicaye wamugisha ukumva, wamugisha ukwakira. Urakoze Mana kuko twese ubiduhaye twaba tugiye gusangira kuri aya meza, ni mu izina rya Yesu Kristo tugira neza. Amen. Matayo igice cya 16 duhera ku murongo wa 13. Soma kurikije ijambo ry'Imana. Bageze mu karere gahereranye n'i Kayisariya ya Filipo, Yesu abaza abigishwa be ati, umwana w'umuntu abantu bavuga ko ari nde? Baramusubiza bati, bamwe bavuga ko uri Yohana Mubatiza, abandi ngo uri Eliya, naho abandi ngo uri Yeremiya, cyangwa ngo undi wo mu bahanuzi. Nuko Yesu arababaza ati, mwebwe se muvuga ko ninde? Simoni Petero aramusubiza ati, uri Kristo umwana w'Imana nzima. Yesu aramusubiza ati, urahirwa Simoni mwene Yonasi, kuko ibyo nta muntu wabiguhishuriye, ahubwo ni Data uri mu ijuru. Noneho naje reka nkubwire, uri Petero, bivuga ngo ibuye, kandi kuri urwo rutare zubakaho umuryango wanjye, ndetse n'urupfu ntiruzabasha kuwutsinda. Nzaguha imfunguzo z'ubwami bw'ijuru. Icyo uzaboha ku isi kizaba cyaboshywe n'Imana mu ijuru, kandi icyo uzabohora mu isi kizaba kibohowe n'Imana mu ijuru. Amen. Amen. Ubundi Bibiliya ahandi dusoma naho honyine sigaye kandi turakomeza gushima Imana Data wa twese yatwirijeho ejo hashize, yaduhaye uburyo bwo kuganira n'abashumba biramwe nabo kuva ejo kugeza nimugoroba, bana natwe mu materaniro ya nijoro cyangwa se nimugoroba nyine, yana natwe none ikaba yatubyukije. Izina ryayo rishimwe. Uhereye na za mirongo
gatandatu I think na n'umunani ndagira ngo nibwo numva nari maze kugira ubuzima busobanutse bwo kumenya ibintu byiza ari muri troisième primaire nibwo natangiye kuza numva n'amatwi yanjye neza n'indirimbo zo gushimisha twajaga turirimba icyo gihe kimwe n'indirimbo z'agakiza hari habaye igiterane mu Gatanga kuba ni muri za 70 hari haje abanyarwanda bavuye mu Rwanda bareperezanta Kabutura baje bivuga butumwa mu Gatanga. Uwo munsi nibwo bagurishije ibitabo by'indirimbo z'agakiza uwo munsi zijya iwacu ubundi habaga gusa indirimbo zo gushimisha. Uhereye uwo munsi iyi ndirimbo baririmbye nazagaruza narayirimbye inshuro nyinshi ariko nayihawe muri iki gitondo. Pasiteri sinzi ibyamuvugiyemo n'iyo utabivuga njye navuga ngo twisubiremo, ariko icyandangaje ni igitero cya gatatu cyavuze ngo ntihazabura intambara, ntabwo amahoro azahoraho keretse Yesu atsejeho urupfu n'ibyaha. nayo itarayumvira ngo ni ukuri hari ibintu bibiri bizanwa n'ibindi bibiri. Iyo yatubwiye ngo ntihazabura iki intambara, Federike niba hatazabura intambara ntihazabura urupfu. Yego arasorongera aravuga ngo ntabwo amahoro azahoraho cyangwa ntabwo amahoro azahora. Mu gihe rero hatariho amahoro, yego ntihazabura ibyaha. Ibyaha bitera amahoro make, intambara igatera urupfu. byandangaje kuko ejo nababwiye ngo tumaze kuba abasaza dusigaye turondogora. Sijya gutinda kubashimira abavandimwe kuko mwatwakiriye mutanabikora tutanabashimira akazi kanyu kubikora. Turashimira itorero ryose, abatoya n'abakuru Imana yemereye guteranira hano mu gitondo. Nabonye abamanyana yaje, mwese ndabashimiye kandi karibu mu ijambo ry'Imana. Muri iki gitondo ndimo numva mfite isomo nshaka ko tuganira namwe. Ivuga ngo umwanya itorero rifite mu isi, umwanya itorero rifite mu isi, umwanya, la place de l'église dans le pays et dans le monde. The role of the church in the country and in the world. La place de l'église, nafasi ya kanisa katika nchi na katika ulimwengu. Iyo tuvuga nafasi bediri ni role ni umumaro w'itorero ku isi, ariko uhereye hehe? Uhereye mu rugo iwawe, icyo wowe nk'itorero wimariye ubwawe, n'icyo umariye abo mubana, n'icyo umariye umuhana, n'icyo umariye igihugu, n'icyo umariye isi. Munyumve neza,
twasomye amagambo y'Imana. Ejo twakoze introduction tuvuga yuko hari isi, turi mu isi zibiri. Turi kumwe namwe? Turi mu isi zibiri, turi mu matorero abiri, turi mu bihugu bibiri. Buri gihugu cyose muri ibi byombi, buri gihugu gifite amategeko akigenga, buri gihugu gifite umwami ugitwaye, buri gihugu gifite amategeko yacyo, gifite abayoboke bacyo, gifite abami bacyo, gifite abamarayika bacyo, gifite abajenesi babo, kikigira na twirwanaho yabo. Umuranyumva? Betye muri izo si zombi cyangwa se muri ayo matorero yombi, bediki niba hari itorero rigaragara hakaba n'itorero ritagaragara, vedi aba b'itorero ritagaragara bari mu isi itagaragara. Sawa? Abangaba nabo bari mu isi igaragara, bari mu isi igaragara ariko bakorera umwami utagaragara. Sinzi bamujo. Alo. Nuko muri izi si zibiri zigaragara zitagaragara, hari isi y'umwijima hakaba n'isi y'umucyo. Hakaba umwami w'umucyo n'umwami w'umwijima, hakaba abatambyi b'umwami w'umucyo n'abatambyi b'umwami w'umwijima. Bibiliya ikavuga ko haba amatorero abiri. Hari itorero ritagaragara niryo nibandaho cyane. Iryo ni itorero ry'abera, ni itorero ry'abacunguwe, ni itorero ry'abakijijwe, ni itorero ry'abahamagawe, ni itorero ry'abemeye umuhamagaro, ni itorero ry'abamusanze, ni itorero ry'abo yahinduye. Babandi yavuze ngo nimuze musange nanjye ndabaruhura. Nabaruhuwe iki? Ibintu bibiri. Nabo yaruhuye abari barushye kandi bari baremererewe. Turi kumwe namwe? Bari baruhijwe n'iki kandi bari baremererewe n'iki? Icyari kibaruhije, yego, bari baruhijwe n'imihango y'idini yo kwirirwa biruka bashaka ibitambo, biruka baba badafite inka akajya gushaka intama, yaba adafite intama agashaka ihene, yaba adafite ihene agashaka ifu, yaba adafite ifu bakamutuma kuja gushaka intungura cyangwa se inuma. Byanga byakunda byari ngombwa ngo atange igitambo. Sawa? Atagifite rero yagombaga gushaka icyo adatunze, icyo abona kimuruhije ariyo ntungura cyangwa se inuma. Abo bari bagize gute? Barushye cyangwa baremerewe. Naho rero abari baremerewe n'ibyaha byari bibaremerewe, Bibiliya ikatubwira ngo arabahamagara ngo nimuze mwese abarushye n'abaremerewe munsange nanjye ndabaruhura. Abamusanze bose Bibiliya ikatubwira ngo abamwizeye, abizeye izina rye yabahaye ububasha bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'inyama n'amaraso, abo si bene kavoma, si bene banyabyinshi, si bene basita. Abo ngabo ntabyabyawe n'Imana. Bwana atukuzwe. Abo ntabyabyawe n'Imana, nabahindukiye, nabavuye muri kamere y'ubwoko. Abo nabatakibarirwa mu basita, ntibakibarirwa mu batuganyi kandi ari bo. Yego, abo ni babandi batagitegekwa n'agahayo k'abasinzira. Niba abandi batagitegekwa n'ingufu z'abahinga, niba abandi batagitegekwa n'amafiyeri y'abanyabyinshi, abo niba abandi batakijyana amenyo nk'abasinga. Bibiliya ivuga ngo niba abandi mu gice cya 17 cyayo cy'Abakorinto ba kabiri ngo uwagiye muri Kristo Yesu yabaye icyaremwe gishya, ibya kera cyarashize
ngo dore byose byabaye bishya. Uwo nguwo rero niwe Bibiliya ivuga ngo zubaka itorero ryanjye. Ngiri iryo torero rya Kristo ni iryimutse, ryavuye mu rupfu ryagiye mu bugingo, ryavuye muri yasi y'umwijima baja mu isi y'umucyo. Yego, bavuye mu butware bwa Satani baza mu butware bwa Kristo. Bwana na atukuzwe. Abo ntibakigengwa n'inyama n'amaraso, barazambaye begirike bakigengwa n'umwuka, ariko umwuka ucumbikiwe n'umubiri. Amina. Iyo bashaka kuririmba sawa, bakoresha iki? Umubiri, ariko bakaririmba iki? Bwana nasifiwe. Abo ngabo nabimutse bava mu ihema ry'ibonaniro ryari rifite ibice bitatu. Murankurikira? Ibyo bice bitatu, igice cya mbere cyari aho bita mu mbuga uwara masikani, hagati hakaba ahera, imbere yaho hakaba hahera. Muranyumva? Noneho rero hano mu mbuga ni mu mubiri uyu nambaye, ahangaha ahera ni mu bugingo, ahera ni mu mwuka. Igihe cyose umuntu yavuye mu ijuru, muranyumva, yaje ari complet, kuko wavutse wese yaje ari muri mission. Sawa? Uwavutse wese yaje mu isi ari muri mission yahawe. Yaje ari muzima, yaje atari umwana, yaje atari urusoro, yaje ari Imana nzima yamwohereje, yamuhaye icyo agiye gukora mu isi. Kuko rero yaje ari umwuka, yagombaga gutira umubiri. Abadata batubyara, abamama batubyara, nta ruhare bagizemo, kuko bo bari badushumbikiye gusa. Bari bashumbikiye umuntu wo mu ijuru, mwamare gushyika badutira umubiri. Sizima mu nyuma badutiza umubiri, turawambara. Niyo mpamvu dusanga njyewe ndasa na data, ndakora nk'ibyo data yakoze, kuko ntaho duhuriye. Amina. Ni nayo byatumye Yesu abishobora, kuko yamanutse ari umutambyi. Yego, umwuka wera ntushobora kuba umutambyi mu bantu, kuko umwuka wera ntufatika. Byatumye Yesu Kristo atirinda ya Mariya, kugira ngo abe umuntu yambara ubutambyi aje gucungura abantu. Yego. Icya kabiri, hagombaga kuba amaraso acungura umuntu, kuko Yesu yari umwuka, yari Imana umwuka ntagira amaraso. Bituma atirinda ya Mariya, yambara umubiri kugira ngo azabone amaraso yo gucungura umugabo wirabura gusa. Kandi ucungura abantu yagombaga gupfa, kandi umwuka ntujuka. Byatumye atira umubiri kugira ngo wa mubiri ugire ute uje gupfa. Haleluya. Buri muntu wese azuba mu ijuru rero yaje afite mission yuzuye. Niyo mpamvu igihe cyose Bibiliya ivuga ngo Dawidi amaze gukora ibyo Imana ishaka agira ate? Sawa? Amaze gukora ibyo yatumwe. Buri muntu wese afite ibyo yatumwe hano mu isi. Turi kumwe namwe? Yego. Noneho rero umuntu wese uri mu itorero afite icyamuzanye, afite uwamutumye, afite n'icyo ari mu gukora. Igitangaje rero, abantu bari mu guhindura misiyo, abantu bagakora icyo batatumwe. Amina. Amen. Simvuga ku itorero ritagaragara, rigaragara bambe, ndavuga rya hindi ritagaragara. Iryo torero ritagaragara riri mu isi. Bibiliya bango mbatumye mu isi, ariko ntimurabi isi. Ngo kandi mu isi muzagira umubabaro, ngo ariko muri jewe muhumure nanesheje isi. Amina. Amen. Misio zigera kuri zibiri zakuzanye wowe. Misio zibiri umaze gushika hano, waje muri misio yo kubaka ubwami bw'Imana hano mu isi. Yego. Icya kabiri cyakuzanye n'uguhangana n'ubwami bw'umwijima.
sinzirima mu nyuma. Yego. Iyo mpamvu abakristo bahora mu ntambara iteka ryose kuko icyo dukora cyose tuba turi ko dusenya imbaraga z'umwijima, nazo imbaraga zabo zose, ingufu z'umwijima zose ni ukugira ngo zizimye umucyo. Ni ukuvuga ngo rero baba mu guhangana iteka ryose, kuko ari byo itorero ritagaragara ntirigira agaciro mu isi, ariko zigira imbaraga mu isi. Icyantangaje uyu mugabo yatubwiye ngo bamaze icyumweru biga uyu murongo, nawe wibajijeho hanini cyane, sinzi nawe niba wari wabyibazaho. Yesu ageze mu gihugu cya hakurya twasomye ngo abaza abantu ngo ese baje bamwitanye. Igisubizo bamuhaye njyewe nicyo natekerejeho numva kirandeze. Number 1 bavuze ngo urinde, ngo abantu bazavuga ngo urinde, ubanza ninde? Eliya. Musome Yesu yarushubije urinde, uri Yohana umubatiza. Icyo gihe Yesu yababwiye Yohana yari yarapfuye, mwabyumvise? Ariko baramubwira ngo bagira ngo urinde, ngo uri Yohana w'umubatizi. None se kuki bamubwiye ngo uri Yohana w'umubatizi kandi Yohana w'umubatizi yarapfuye? Icya kabiri bavuga ngo urinde, muri Eliya. Hari hashize imyaka myinshi irenga 700 Eliya yarapfuye. Ubundi Yeremiya mbere yiwe nka 800 mbere ye we yari yarapfuye nawe. Abo abahanuzi bari mu isezerano rishya, abahanuzi bararangiye bose. Kuki abantu bari ko bamwita abapfuye? Imbaraga bari barafuye. Abangazo bariko dushuranga kandi gushuranga gusa mutavuga Suisse. Kuko mu isezerano rya kera nkurikire nuko bari bazi ko umukozi w'Imana wese yego yapfuye umwuka we, ubuhanuzi bwari kuri we, imbaraga zari kuri we, zajaga zimuka zikaja ku wundi muntu. Niyo mpamvu na Yesu yababwiye ngo imbaraga zari kuri Eliya nizo zaje kuri Yohana. Sawa, n'ababene data bayobye nabo bari mu kutubwira ngo imbaraga zari kuri Yohana ngo ziri nizo zaje kuri Branham. Ibituguza abantu iteka ryabayeho ryose baja bitiranya umwuka wa runaka n'umwuka wa runaka. Yesu arababaza ngo bariya mubareke bedeke barahuzagurika na mwebwe se, uretse bariya mwebwe se. Igisubizo bamuhaye nicyo cyatumye avuga ngo zubaka itorero ryanjye. Hano ho yavuze ngo zubaka umuryango wanjye. Abakijijwe ni umuryango. Sawa? Noneho rero Israeli yari umuryango. Niho twumva bwa mbere ijambo ryitwa itorero riba mu gitabo cy'Itangiriro. Imana iri kubwira ubwoko bwa Israeli ibabwira ngo muri umuryango, muri itorero. Uri kumwe nawe? Imana yabagize urugero cyangwa se icyitegererezo kugira ngo bahagararire Imana mu isi nk'umuryango, bafite misiyo zitatu. Muranyumva? Ukurikirane. Misiyo ya mbere Abayisiraheli bari bafite yanyuraga mu bwami. Begirike umuntu wese wabaye umwami muri Isirayeli yari kwahagararira ari ishusho, ari igishushanyo, ahagarariye Imana. Umwami yari ahagarariye ubutegetsi, administration, leta. Sawa? Nukuvuga ngo itorero niryo rifite
rifite ubushobozi, niryo rifite izina, niryo rifite ubutware bw'ubwami. Muri Petero wa kabiri haravuga ngo muri abatambyi b'ubwami. Aba kabiri cyangwa misiyo ya kabiri bari abatambyi, misiyo ya gatatu bari abahanuzi. Sawa? Yego. Abami bagahagararira ubutegetsi bwa leta, abatambyi bagahagararira ubutegetsi bw'Imana, abahanuzi bagahagararira Imana ubwayo. Sinzi niba wumva. Yego. Abahanuzi bakabakanwa k'Imana. Ni ukuvuga ngo itorero aho riri hose ni abatambyi b'ubwami cyangwa se ni abami mu cyimbo cy'Imana. Bakaba kandi abatambyi mu cyimbo cy'Abalewi, bakaba kandi abahanuzi bakabakanwa k'Imana, kaho Imana yovuze bo akaba ari bo bavuga. Niyo mpamvu uhagaze wese ahangaha yuzuye umwuka wera azavuga ngo nimwumve uko Uwiteka, kandi ari nde wavuze? Ari we. Niyo mpamvu rero mu kuramya nariko mbabwira, iyo uri hano uramya wese, amina, uramya Imana wese ahera hehe? Ahera mu mubiri. Sawa? Kuko umunyamubiri ntiyo, udafite umubiri ntiyashobora kuramya Imana. Turirimbe indirimbo ya kangahe? Havuze iki? Uwabivuze wari mu mwuka, yavuze muki? Mu mubiri. Ni umunyamubiri wuzuye. Muhaguruke turirimbe, ni mu mubiri. Halo? 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 Yumva byanezerewe ko mwabonye kuri ya mpasari rero kwagira cha. Ntabwo ari mu mwuka. Ni muki? Ni muki? Ni mu mubiri. Sawa? Ngiyo intangiriro. Intangiriro ya kuramya Imana ni hehe? Ni mu mubiri. Bwana asifiwe. Iyo umaze guhaguruka rero wakoresheje wa mubiri wawe, utera intambwe ukinjira mu bugingo. Kuramya kwawe kugatera intambwe. Iyo ugeze mu bugingo, haleluya, iyo ugeze mu bugingo uba ugeze mu marangamutima. Nicyo gihe abahungu bacu umwe azagira gutya, ubundi yamurebaho nawe akagira atyo. Aho ni mu marangamutima, si mu mwuka. Halo? Ariko rero ni mu marangamutima kuko nayo adafatika, ariko agaterekomanda iki? Umubiri. Umubiri. Yagira atya ya marangamutima rero, akagira atya akamaviringita hasi imbere yarangira bukwe na baraseye bukwe k'igipfu kitagira ubwenge, akagarama hasi, nta morale, nta n'ikinyabutura. Ni hehe? Ntabwo ari mu mubiri cyo. Ni mu marangamutima ariko ategeka umubiri. Ni muri emotion. Ni wagara baririmba kabiri ukabona umuntu agize ate? Ararize amaso akaza. Ntabwo ari amatege, ari amasozo yo mu mwuka. Mu mwuka ntihaba amarira. Habiki? Amarira rero iyo umuntu yarize igituma ataraye, ninde wamenya ko umuntu yarijwe n'umwuka wera? Twese niko twabona umuntu ararize ngo runaka ngo yari yuzuye umwuka wera byaye. We niki cyakubwiye ko adaha yarizwa yibutse ko nyina uko yapfuye? Niki kikubwira yuko adaha yarizwa nuko baraye bamucukuye? Ariko uzi gutanga umwana wawe bwacya ibyo wamutangiye bakabikunyaga. Niki cyo kubwira ko adahayarizwa n'ubukene? Niki cyari kubwira ko adahayarizwa n'ibyaha yibutse byiwe yagerageje kwihana bikanga? Halo? Ariko ni ngombwa ngo ageraho. Iyo ahageze rero akahatinda, azamera nka wa mupadiri. Mupadiri wabwirije neza, umukecuru wari wicaye hariya yumva bwa butumwa, ariko we ntiyareba ubutumwa, areba umupadiri n'ubwanwa bwe bwari bugezaho. Yibuka ngo ihene yiwe bari baherutse kwiba yari ifite ubwanwa.
noneho ngo yamureba padiri akaba yibuka yaheneye, noneho ararira. Padiri ngo amubone ati uno muntu yafashijwe, haleluya. Ngo basohoka ati ma habari gani ati muzuri, ati nabonye wari wafashijwe rwose. Ati padiri uragira ngo nari nafashijwe, ndetse se niki ati ni misa yaheneye yanjye nije yari suganwa neza kubwawe. Mumarangamutima haba murorerwa, mumarangamutima niho ducurangira, mumarangamutima niho dusirimbira, mumarangamutima niho tubyinira. Ariko ni ngombwa iyo ugeze aho ngaho, Bwana asifiwe, bari gusunika kwinjira hera hahera, ukinjira mu mwuka. Iyo umaze gutibuka mu mwuka, haleluya, iyo umaze gutibuka muri uwo mwuka, tuzi umenya ko hariho nyoko bukwe, tuzi umenya ko hariho sobukwe. Amina. Nicyo gihe uzuramya Imana utazi ko hari abandi bakureba, bakureba batakureba mafu, bakumva batakumva no, kuko bawijije ahantu muri connection direct nande n'Imana. Ntawuza winjira aho ngaho ngo yongera agira inyota, ntawuza winjira aho ngaho ngo yongera agira inzara, ntawuza ugera aho ngaho ngo yibuke ko yaraye ubusa, ntawuza ugera aho ngaho ngo yibuke ko ari ubupfakazi. Iyo niho hahandi Bibiliya itubwira ngo abase igihe kirageze kandi kirashyitse, ngo abasengera data mu mwuka bazamusengera mu mwuka no mu bene abo bazasengera ku bene abo basengera ngo apana hano mu mubiri, apana hano mu marangamutima, n'abinjiye imbere. Bwana asifiwe. Yesu Kristo munsi yazaga aje mu isi yuriye hejuru y'icyana cy'indogobe. Turi kumwe? Abantu baramushagara bose. Uwo munsi niho yashohoje iyo misiyo zitatu nababwiye, kuko itorero ryo muri Ancien Testament bari bafite ubwami, bari bafite ubutambyi, bakagira n'ubuhanuzi. Ibyo munsi Yesu yinjira hejuru y'icyana cy'indogobe, yinjiye i Yerusalemu, iwe afite ibyubahiro bine. Yari afite yari umwami, yari umuhanuzi, yari n'umutambyi, ndetse aba n'umukiza. Uyisomye ayo maverse kwa 18 agize Matayo 21, urabona ngo amaze kwinjira muri Yerusalemu atuza amarembo, ngo abantu bose bamwe bazana amashami y'imikindo, abandi bazana imyenda yabo, ngo barasasa, ngo barangize baravuga ngo Hosiyana uje mu izina rya Yesu. Bariko bavuga Mesiya, bariko bavuga Yehoshua HaMeshiya. Haleluya. Ngo uwaraje aje nk'umwana. Igihe hepfo gatoya ngo abantu bose ngo watu wakataharuki. Kutaharuki ni ukuvuga ngo ni ukushagara. Abantu barashagarara, abantu mfashe, abantu barakubagana, abantu babura amahoro, ngo bakajya babaza ngo niki kibaye. Icyantangaje n'ubu turakubagana mu rusengero, twakubaganishijwe iyo Yesu yinjiye mu rusengero rwe, iyo yinjiye mu materaniro ye, ducikamo ibice bine. Igice cya mbere ni abandi bari kumwe nawe bagenda bamufasha ibishura, yego, hakaba n'abandi bamurangiriza kure bakajya bumva amagambo ariko batamwegereye, hakaba n'abandi batanamurangiriza bakaza kurikira abandi iyo bagiye. Abo ni bazababaza ngo niki cyabaye kandi bari mu giterano, uko baravuga gute kandi bari mu giterano. Bibiliya irambwira ngo abantu barabaza ngo niki cyabaye, abamwegereye niba bavuze ngo ni wa muhanuzi. Amina. Baramanuka bageze mu rusengero, asanga bariko bacuruzamo, arabirukana bose, araba mu nzu ya data igomba kuba ari inzu yejejwe, tigomba kuba ari isenga cyangwa isoko yo gucururizamo. Ngo abamubonye bose baravuga ngo rya shyaka ry'ubutambyi ngo ryamujeho. Bwana asifiwe. Haleluya. Rya shyaka base bagiraga rimuriho. Murongo wa 14 uravuga ngo arasohoka, ngo asohotse ngo abantu bose barabarwanya, baramusanga, barandika ibiganza barakira. Uwo munsi
afata cya cyubahiro, afata bwa bwami, afata bwa buhanuzi abwishyiraho. Amina. Bibiliya irambwira ngo ntiyigeze agira, uwo munsi ntiyavuye muri Yerusalemu. Ku wa mbere yirirwa ku musozi wa Elayono, ku wa kabiri asangira n'abigishwa be Pasaka, ku wa gatatu arasiba ntacyo yakoze yiriwe wenyine gusa, ku wa kane nimugoroba arafata, ku wa gatanu, ku wa gatandatu baramuhamba, arabambwa, arapfa, arahamba. Ku wa mbere azutse, cyangwa se ku munsi wa mbere w'icyumweru ariho dimanche, azutse mu gitondo arababwira ngo nahawe ubutware bwose mu isi no mu ijuru. Amina. Arabahindukira aravuga ngo namwe bwa Imana yampaye, bwa butambyi Imana yampaye, bwa buhanuzi Imana yampaye ndabubahaye, hasigaye namwe nimugende. Bwana asifiwe. Aduhereza misiyo uwo munsi yo kuba abatambyi mu isi, yo kuba abami mu isi, yo kuba n'abahanuzi mu isi. Amina. Uhereye uwo munsi itorero rihabwa misiyo, ariho yababwiye ngo nzubaka itorero ryanje kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Amina. Uhereye uwo munsi itorero rya Kristo rihabwa amamuraka, rihabwa utukufu, rihabwa nguvu. Bibiliya ngo namara kuzo ngo icyakora muzahabwa imbaraga uwo mwuka nagira ate nabamanukira, nibwo muzaba abagabo bo kumpa. Hari imirongo igeze kuri 5 itwereka ko twahawe ubwo butware bwo gutegeka isi y'umwijima. Bwana asifiwe. Twahawe ubwo butware. Number 1 urebye Mariko igice cya 16 n'umurongo wa 10 mvuge muri kumusoma reba kubaho. Mariko igice cya 16 umurongo wa 15. Arababwira ati muje mu bihugu byose mwigisha abaremwe bose ubutumwa bwiza, uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera. Iyo ni ise yaba yatumye, nibi ni ibimenyetso bizagumana, apana bizaba bakubakikabaho, apana by'akanya gatoya, oya bizagumana n'abizera. Number 1 bazagira bate? Bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye. Igitangaje dufite uyu munsi abantu bari mu kuvuga ngo abayumve gusa nibo bazabirukana abadayimoni. No, buri wese yahawe ubutware. Haleluya. Yahawe ubutware bwo kwirukana abadayimoni, kuko niki ni uguhangana muri yasi y'umwijima. Sawa. Ni uguhangana muri yasi y'umwijima. Uyu munsi wa none uwitwa uwacu wese wavuze ya ruguru ninde ya umunyamurenge wese uyu munsi afite irindi zina rishya. Nirihe? Twirwaneho. Abakristo bose nibakwirwaneho kugira ngo turwanire ubwami bw'Imana. Bwana asifiwe. Kuko wowe nutarwana babeme ntibareka kurwana. Nutarwana abafurero barahagurutse, nutarwana abadayimoni barahagurutse. Bwana asifiwe. Buri muntu wese mwibuke babakecuru bari ku kibuga bati bamufashe umugabo batuze imbunda bati uko muribeshya twese turazitunze. Bahaye ubutware buri muntu wese muri twebwe ni umuyumbe wo kurwanya abadayimoni. Yego. Bwana natukuzwe. Bahaye ubutware bwo kugira bwo cyakindi cya mbere avuga ngo bwo kwirukana abadayimoni. Bwo kwirukana abadayimoni. Ufite Bibiliya y'iki y'ijambo ry'Imana hari uyifite? Natangaye nuko yanditse, haravuga ngo
ntayo mufite imwe mutayitejeho ndafite Bibiliya yingi yacu ya kera izisa n'imushekera igasa n'imusiga amavuta ariko Bibiliya yindi yo izimuvuga ukwari 15 ibimenyetso bizaranga abazaba baramwemeye nibi n'izina ryanje bazamenesha ingabo za Satani. Ariko uzi kumenesha umuntu nuko namba wayi nuko mutera atiteguye turi kumwe nawe nuko banda kumusahura ije tuze byose yabona birarangiye agasigara kiza magara yiba gusakinje abonye agasohoka kiro ngubu butware bwacu nukumenesha imbaraga z'umwasi. Haleluya amen. Bazagira gute bazamenesha kumenesha imbaraga ingabo za Satani. Hari imbaraga zicumbitse mu itorero mw'abantu mwe imbaraga za Satani zacumbitse mu itorero imbaraga za Satani zacumbitse hano ku gatuti imbaraga za Satani zacumbitse mu byuma imbaraga za Satani zacumbitse aha kuri za rutari imbaraga za Satani zacumbitse mu mitima y'abantu. Umurimo wacu rero abemeye umuzuko wa Kristo Yesu ingabo za Yesu Kristo dushinzwe kumenesha. Ukiswa hivyo bazayivuga neza ngo ni kutawanyisha nguvu za ibilisi. Yohana 10:10 harabango nta kindi kiza kimuzana ni ukwiba no kwica no kwangiza. Amina. Yishiki yangiziki yiba iki isaka igikurishaho niki bazavuga indimisha abahungu barizanirwa badukanga gusa badukanga bakora vuga kundimisha baba bari ururimi rwahe bazavuga indimi nshya. Kuvuga ururimi rushya ni ukuvuga ururimi abandi bantu batazi ariko rubaho. Munsi umwe mu turabo yego turabo hari iwacu hari haje abamisiyoneri umudamu umusedwa bagabo babuze umwuka barahaguruka ati mwumva uko Uwiteka avuze avuga mu ndimi serere avuga mu ndimi avuga mu ndimi umuswede kazarahaguruka ati ndahumiwe atangira afata ikaramu arandika waje gusoza atese aramwegera ati aramuhore atari kuri igitangaza amubwira mu giswede serere rimumuzi habe na nyina wamubyaye ntiyigeze agira no kuri ruminuko bari barakuze gusarya mu twabo wamubaza ati kurambwira iki mureke se wari kuvuga ibiki amubwira umuhanuzi bari bamaze imyaka 50 basengera batarabona igisubizo avuga mu ndimi naho karavuga ururimi rw'igiswede tumukana mutubesha ngo pacha gusa tuzamuvuga indimi abandi benshi kandi bageraho ngaho ubwiza bw'ururimi nuko rusobanurwa. Haleluya. Ukavuga abandi bagasobanura yabyanditse neza Paulo aravuga niba nuvuga abandi ntibumve ubwira ute ceceke abaradukanga abadukanga urugero umwuka wera ari muri yangu maranga muki akadukanga yagira cyangwa karakanga baruzi we bongo ninga kwa kundi kumusirikali uzugukanga afite imbunda kuko ari yazi ngo nimbunda nta masasa rimwe badama mukanga ucyakama yiruka bazavuga kundimisha. Uwo munsi wa Pentecote hariho indimi 10 z'amoko 16 yaravuye mu Pariti yaravuye muri Elamu yaravuye Mesopotamiya yaravuye he kwisi hose bari bahateraniye. Bibiliya bango buri muntu wese yumva ururimi rw'iwabo. Amina. Bazavuga ku ndimi nshya zagiye he
bakaza nk'aba ngaba ni ukunywa gusa icyayi bagahaga ni mwebwe mwari musigaye ni mwebwe iki gihe ni icyayi cyo kuvuga ku ndimi bibiliya iravuga ngo abasaza bazagira gute bazarota habe no kubona n'amawazo y'umwana abasore bazagira gute bazirika nta kindi mukerekwa n'amarozi gusa ntashobora kwerekwa ngo runaka yasambanye ni ukuri kw'Imana ishaka ibyerekwa ariko bazaberekwa gusa amarozi we igihe kirageze ngo tugarure umwuka w'itorero uko wari umeze kera ya mpamvu bari mu kubagenderaho buri munsi ugasanga agakobwa kiriwe kabyina hano kuko kiriwe mu marangamutima nikajya gutaha bamba bakajyana bakaraza kuri Minembwe bamwe bazaga bava muri Byura bakati inkweto ku Kiziba bwishanga buri kurara mu Mombasa habe no kubume boye ngo ngurangishe ngo narayo ndota ngo no bahariho bangenderaho bari bakugendeyeho nyine ariko uzi kuba imodoka yagakecuru katagira n'amenyo mu kanwa kamagana na yindu Bibiliya bawisa kora muzahabwa imbaraga uwo mwuka nayote niko muzaba abagabo bo guhamya Bwana asifiwe itorero rikeneye imbaraga za kera itorero rikeneye imbaraga za Pentekoste itorero rivugururwe amina tugira uwa mwuka w'Ananiya na Safira bari bafite ariko tugira umwuka wa Paulo umwuka wa Petero wo kumureba yamureba akamutumbira amureba ati we byo nibikukengereyeho igihe kirageze ngo Imana itugarurire imbaraga abaza binjira bazanye intoki z'impinja zatuyambura yego ntabwo intoki z'abana zikwiye kuza mu itorero ntabwo ibishega abantu byaza mu itorero igihe kirageze ngo abatambyi bahaguruke beza urusengero izo mbaraga Yesu yasigiye itorero rye igitangaje n'ikigoye mu abantu mwe iyo umutwe urwaye amaguru yose aba pararize ubu ngubu itorero ryapfuye mu mutwe abitwa ngo turi abayobozi nitwebwe dusigaye dukenyera impu z'imondo ngo turashaka imbaraga turashaka amazina ndashima data wa twese izina ryanjye sinarikuyeho Bwana atukuzwe abahungu rero bone bati ba pastor kuki wowe utaba bishop kuki wowe utaba apotre ndababwira nti izina data yambaye rero mazina yose haleluya haleluya manyagije mwacu mwarazugura nije wowe umudokiteri wa mbere kandi umukene kandi ntarasomeshejwe n'inka za data yabonye ko ndimo kwizerwa ramwe haleluya kandi abona yuko nkwiriye kuzabivuga muri kino gihe aranemerera data ntiyampa imvange abagabo bavanga abo bagavanga kuva arikuzi kuvanga Bibiliya nukayivanga n'ibiceri haleluya narahumiye mwene kavo uzi kubyarira ku mitwe y'ihene abana bagakura bariko bakurira ku mitwe y'ihene baciye udukobwa tw'inkumi nitwe abantu bose muri ko mubona ukabona ni umugeni mwiza wamureba ukavuga uti ni ukuri kw'Imana ni ahangaha ariko ugasanga akeneye kuzoka kuko ni ubuzima nyabaki Yesu wamaze kuzuka arabamba hayi butwara Sama 28 za Matayo murongo wa 18 Matayo 28 murongo wa 18 28 18 yego
nuko Yesu arabegera avugana n'abati yego nahawe ubutware bwose mw'ijuru no mw'isi no mw'ijuru ariko ubutware ufite wowe nturenga imipaka ya rugari. Ubutware Imana yaguhaye ntibwobona n'ibitekerezo by'umwana, ariko Bibiliya yatubwiye ngo nahawe ubutware mw'isi no mw'ijuru. Begire dufite imbaraga zo gutegeka ijuru no gutegeka isi no gutegeka munsi y'isi. Wasigaye hepfo yabo arababo namwe nimugire muti nuko mugende namwe nimugende muhindura abantu hawe ndabubahaye namwe, ariko mukoresha mu guhindura abantu. Bavandimwe mureke duhaguruke duhindure bashiki bacu n'abakuru bacu bivanze. Muhaguruke duhindure bakuru bacu. Amina. Birashoboka ko babikoze batabizi, birashoboka ko babikora aho bageze badashobora kuhikura, ariko umuririmbyi yavuze ngo ni nani aliye kati yetu asimame kando na shimo la maangamizi aweze kuokoa abantu umurongo kuraje kuzimu. Imuhaguruke bene data tubagarure. Abagabo bavuze ubutumwa, abagabo baraye basenze, abagabo baraye bahanura, ubu ngubu babaye intumwa za Satani. Kavuge bikeya mu bintu birindwi cyangwa bitandatu inshingano z'itorero mu isi. Inshingano ya mbere ni ukumenyekanisha Imana. Amina. Amen. Icyo tubereyeho icyatumye Imana ishyiraho itorero ni ukumenyekanisha Imana. Yego. Yohana 12:3 haravuga ngo ubu ni bwo bugingo. Bwana asifiwe. Ngo nuko bagira gute? Nuko bakumenya wowe Mana, bakamenya na Kristo Yesu watumye. Haleluya. Niba Kristo Yesu yaratumye, twasanze nawe yaragize ate yaradutumye. Nukuvuga ngo ubu ni bwo bugingo, nuko bamenya Imana, bakamenya nanjye ntuma yayo mu isi. Haleluya, haleluya, haleluya. Ari gitegera bamenya ko Yesu yagutumye. Amina. Uri muri ensemble habana badayimoni ntibakuzi. Barinjira uko bashaka, baragaruka uko bashaka, baragushurika, baragushurukura. Ibyakozwe n'intumwa ushaka ruhangarukira ni byinshi. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 17 murongo wa 23 ndawukunda we. Yes, iyo Paulo ageze muri Atene, ngo agerayo asanga abantu bo muri Atene bose ari abanyedini. Nta munyamurenge utari umunyedini n'ukuri kw'Imana. Uyu munsi ukoze enquete nta munyamurenge w'iwe mu nzu. Yego hariho mwabona w'iwe mu nzu kaburwaye n'uwagize impamvu, ariko twese turi abanyedini. Yego abantu bo muri Atene bari abafilozofe, munkurikire wenda sintini, bari abantu b'abafilozofe. Abafilozofe ni abantu b'ubwenge bw'isi, na ubwenge bw'abantu bivanze n'ubwenge bw'abadayimoni. Ko muranyumva? Niyo bari bafite imirimo ibiri itangaje. Abatenayi bari barubatse arutari nini cyane na sale nini yinjiramo abantu barenga 5,000. Noneho bakubaka arutari ndende, barangiza aho niho bazaga bahurira bose. Abafilozofe abanyabwenge bose naho bahuriraga, bagahura gukora ibintu bibiri. Ikintu cya mbere kumva ibyadutse, kumva ibigezweho. Yego Rwanda akazi kabo iminsi yose zari recherche za mu gitondo, recherche za nimugoroba. Nukuri kw'Imana bo mwitabaruzi baragowe iteka buri mwanya wose abashaka ibyadutse, abashaka tekinoloji nshyashya. Uko bazaga baroga bakiba mu minebwe batamika, siko bakigira ubungubu. Basigaye bohereza za telefone zikaza mu Buhinde, zikaza zikakura. Uko tekinoloji y'Imana iri kuzamuka niko nababya ngo n'uguhangana. Iyo muhanganye rero nta kiza kigora mu isi ho gutera abantu utazi imbunda bafite, utazi na tekinike yabo. Niyo mpamvu tugomba kubanza gutera
tuzabatera oya ubu ngubu yamuje gusa nukwegera agasigo ukaryama batabizi yewe baza kuhagera bagasanga bambuwe ubwo ndacyari umupasitori sibwo icya kabiri abatenayi bagiraga ngo kwari ugushaka kuba abambere bajyaga babazanya amakuru ayo ngayo yo kumenya ibyadutse ngo kugira ngo nabo bashakishe batazaba abanyuma babe bahore ari abambere bavugwa ko ari abashakashatsi numero 1 sawa Paulo ahageze ngo yarakirindiriye ababo kuba bari bamwirukanye haruguru bari bamwirukanye ngo aramanukira muri Atenayi akirindiriye Luka akirindiriye na Timoteo ngo yicaye rero yabona yuko atokwicara gusa arindiriye bariya umwuka uranga ngo arahaguruka agenda tukirindiriye kuja muri Amerika tukirindiriye kuja mu ijuru nimukicare mutambuke mugendagende muri asambu mugendagende muri harvest mugendagende muje kureba ibihakoro haleluya kuko ibyo ngibyo ntibitubuza gukora icyo twahamagariwe gukora Bwana asifiwe bahageze ngo asanga uri umuhana wose wuzuye ibigirwamana kandi buri kigirwamana kikaba babe wuzuye imana kandi buri mana yose yari ifite ikigirwamana kiyirepresenta sibyo kandi kikandikwaho n'izina ryacu turi kumwe nawe noneho ngo aratembera ngo ageze hamwe ngo asanga hariho cya kigirwamana ariko kidafite izina kandi cyanditseho ngo imana zitamenyekana imana zitazi Pawulo ati mbonye ikiraka we igihe abagabo basenga imana batazi uba ubonye ikiraka amina igihe baririmba imana batazi tuba tubonye umwanya tuba tubonye okazi ngaho mfata place fata umurongo wa 23 araba ngo kuje gusenga nasanze muri abahanga 17:23 17:23 17:23 ubwo nagendaga nitegereza ibyo gusenga yego ntiyagiye gusa yagendaga yitegereza ibyo basenga nasanze igicaniro cyanditsweho ngo ic'Imana itamenywa umuntu ashobora gusenga agasenga izo atazi yego aba basengaga izo ariko bakagira gute bagasenga ariko bagasenga ahageze nuko iyo musenga mutayizi niyo mbabwira iyo mwebwe musenga mutazi nje niyo amina hagomba kuba itandukaniro hagati y'abadayimoni ibyo batazi n'ibyo tuzi amina ibyo batazi baza bashakisha bituma batanga abana babo bituma batanga imfizi zabo twebwe tubiherwa ubuntu wanatukuza we komeza Imana yaremye isi n'ibiyirimo byose watangiye nuko naho ntaho wasinze oya murongo 24 yego iyo kuko ariyo mwami w'ijuru n'isi no yavuze ati ngo uyo musenga mutazi niyo ngiye kubabwira ngo bose barahaguruka ngo tugiye kumva ibishya tugiye kumenya ikibazo cya Siriya dusenga tutazi kuko yari inzaduka yarije ariko batarayimenya noneho ngo babone yibabwira ngo bose baterangira kuri masi bihuta baraza ngo bare gushika barandika za mikoro hasi n'ubwango bwinshi na filozofi ndende filozofi we mu filozofi wese aza kukuruhara muzi pourquoi kubera ibitekerezo barabishara rero baza kushara bose batingaho gatubwire yayindi twebwe dusenga tutazi arababwira ngo iyo kuko ari umwami w'ijuru n'isi Imana yaremye isi n'ibiyirimo byose niyo yaremye ijuru n'isi n'ibiyirimo byose icyo ni kimwe ndihuta cyane iyo kuko ari umwami w'ijuru n'isi iyo ngiyo ni umwami w'ijuru n'isi ntiba mu nsengero zubatswe n'abantu amina we number 1 ntabwo iyo ngiyo iba mu nsengero zubatswe
iyo ntiba mu nsengero. Imana twebwe dusenga yaremye ijuru n'isi, ntabwo iba mu kabati, ntabwo iba mu gikondorero wagipfuwe, ntabwo iba mu mpapuro. dore uko bandeba. Imana yaremye ijuru n'isi, ntabwo iba mu gakono. Imana yaremye ijuru n'isi, ntabwo iba munsi y'igiti. Komeza wa, komeza. kandi ntikorerwa n'amaboko y'abantu, ntikorerwa n'amaboko y'abantu nk'aho ibuze, kuko igira kugira icyo akennye. yego ntigira icyo ikennye ngo ikorerwe, ntabwo izisengwa ngo ariho oya, ntiwajya kuyishakira mu Buhinde, ntiwajya kuyishakira mu mwana wishe, ntiwajya kuyishakira aha, oya. Hepfo kandi komeza. kuko ariyo yahaye bose ubugingo. Iyo ngiyo niyo yahaye abantu bose ubugingo no guhumeka n'ibindi byose. guhumeka, ntabwo igiti cyaguha guhumeka. Haleluya, haleluya. Ntabwo igiti cy'imbangurane cyatemwe hejuru no hepfo cyaguha guhumeka. Aha. kandi yaremye amahanga yose n'abantu b'amoko ku muntu umwe, ibakwiza mu isi yose. Yabaremye nk'umuntu umwe, ibakwiza mu isi yose. ni nayo yashizeho ibihe by'imyaka ko bikurikiranwa. Amina. uko yategetse. Yego niyo igabaniriza abantu. niyo yahaye ibiremwa byose ibihe byo kubaho. Muzamwirusha gusa, muzamugena iminsi y'umuntu, ariko Theo yaravuze ngo bukanga bugacya, ejo bundi bugacya, bukongera bugacya. Ababyumvise haleluya. Ubuzima bwacu ntibuba mu maboko y'ibiti, ubuzima bwacu ntibuba mu bikagiro, ubuzima bwacu buri mu maboko ya Data wa twese. Ntabwo batangije tuba twarashize, ntabwo batangaragaza tuba tutakiriho, ariko turiho, n'ejo tuzabaho, n'ejo tuzabaho. Amina. Rekeraho wa mugabo. Dushinzwe kumenyekanisha iyo Mana, dushinzwe kumenyekanisha iyo Mana. Itorero mu isi ngize inshingano zayo. Icya kabiri ni ukumenyekanisha, kwerekana ubuyobozi bw'Imana mu ijuru, ariko tubwerekana mu shusho y'ubuyobozi bwo mu isi. Yego, ubwami bw'Imana bukeneye kumenyekana mu isi. Turi kumwe, tugomba kumenyekanisha administration. Twariko tumenyekanisha Imana number 1, number 2 tugomba kumenyekanisha ubuyobozi bwayo biciye mu kubaha ubuyobozi bw'isi. Luka Abaroma 13. Somera wa abagabo benshi ahangaha bari mu kutubeshya ngo buzuye umwuka wera, ariko bakiba ibisomo ya leta. Bari mu gucuruza, bakirwa bibacuruza, ariko ntibazi gutanga icya 13 uhereye ku murongo wa mbere. umuntu wese Yego, umuntu wese agandukira ubutware. apana gutwara ubutware. Ni bande uhereye kuri nyumba 10? umuntu wese agandukire abatware bamutwara. Yego, kuko ari nta butware butava ku Mana. ntawabwihaye bwose bwavuye kuma. Niba ushaka kubahisha Imana yawe, Bwana asifiwe, banza wubahishe leta igutegetse. Mu bugufiya ugomba ibyo idusaba, niba igusabye twese twabyishe ko tungana. Siko badutegetse. Ninde ukambaye? Twese twakoze icyaha kuri leta. Kandi niba twakoze icyaha kuri leta no ku Mana niyo automatique. Mana igirite niba tubabariye abagafite ni mukambari. Bana kuvuga amagambo gusa. Komeza tubabare. Sawa, umenye by'ukuri ko kutakambara ari ukutatira leta. Siko batubwiye, siko batubwiye. None se ndi musohoka ndi mukambara? Hano hanze ndi mukambara.
ntabwo mukambara niho navuze musohoka ntimugenda ngo mukambara ntimukibwambara witegure gushaka amafaranga y'amani agahungu kanje kigize igitangaza hariya ni akanyozi baza bakita ngo ni Masayi kuko abantu bose baramuzi ejo bundi muri kubera agapfukamunwa asigaye ajyana tubika amahanga ngo niba rero kutumvira leta ni ukwerekana kutumvira n'Imana. Inshingano z'itorero rero ni ukubahisha leta mu isi bigaragaza ibyerekana ishusho ko urugero wumviramo leta nirwo rugero wumviramo yego ibyo majambo ngorize musaza amajambo atarabibabwira kuko nabyo nta nabizi cyangwa nta mwanya afite wo kubivuga njyewe nyacyatuma impamvu birakuya mu bivuga. Icya gatatu ni ugusengera abantu kubw'intego imwe gusa iyihe kugira ngo abantu bagire amahoro. Itorero rishinzwe gusengera uhereye kwisengera wowe ubwawe. Abantu benshi baheze kwisengera ntibazi gusengera ayandi mago, ntibazi gusengera umuhana, ntibazi burya mwokagira Imana mwe niba mutazi ibiza binyura mu isi y'umwuka. Burya abantu barashize, ariko Bibiliya iravuga ngo ndashakisha umuntu umwe gusa wahagarara mu cyuho ngo kugira ngo ntarimura abantu. Kandi abasenga ntabwo ari abangaba mwita abayumbe gusa, uwo ari we wese ni umusenzi. Amina. Narayashekeje basaza bari hano muri seminere. Bibiliya yo ejo bundi nahumiwe muri imyaka yose maze Bibiliya iravuga ngo kugeza n'aya masaha ni muri Yohana 10:16 ngo kugeza n'ubu ntimurasenga. Padiri yambwiye ngo baraye hano nukuvuga ngo byarangiye ntatangaje ngo nimugoroba barabisubiramo. Nukuvuga ngo kugeza n'ubu ngubu ntimurasenga. Tugomba gusenga kandi tugasengera urubyiruko rwacu kuko nirwo Satani arebamo. Tugasengera ingo nizo zasenyutse, tugasengera abashumba nibo babaye ba fake, tugasengera administration yiriko, tugasengera igihugu. Reba igihugu cyacu twese uko twasenyutse abasore nk'aba ngaba n'ukuri ko Imana babajanye ko mungana ninde mu prayer w'abatini nuko bande barisha yahanga handi imbaraga zose igihugu cyacu ko kirasenyuka ngo muraho ko muraja mu ijuru. Abandi bakoresha muri Amerika kwa iwanyu se kwa baso bababwiye ko Amerika hari habaye abasinga n'abega haba umurenge wabo bareba ngo cyo n'abakobwa bakanga ngo bose n'abakobwa baza barwana basaza bangindi baza bagumuma yo fata imbunda akaje no guteka icyayi kwirwa muri ukana za meloni. Cyakane inshingano z'itorero ni ukwerekana ingeso nziza, imico myiza n'imiterere y'Imana. Twatangiye tuvuga ngo itorero rishinzwe kwerekana ubwami bw'Imana, nyuma rikerekana imiyoborere y'ubwami bw'Imana, nyuma ikagira iti gasengera bwa bwami, na nyuma hano rero ikerekana imyitwarire n'imyifatire. Biraga ngo nibarareba bituma bahimbaza data wo mu ijuru. Niba gusanga wambaye ubusa bazahimbaza data wo mu ijuru. Niba gusanga uri kucuragura kandi ari wowe pasiteri bizahimbaza data wo mu ijuru. Pawulo yavuze neza ngo icyakora ingeso zanyu zimere kuko bikwiriye umuhamagaro wa nabanje cyangwa ntaje ngo nzumva amakuru yawe. Bwana asifiwe. Amen. Nihuta gikurikiraho itorero rifite inshingano yo kuvugira Imana mu isi, kuba ba representa b'Imana, kuba bakanwa k'Imana. Ibyo ngibyo turabisanga mu Bakorinto muri Timoteyo wa mbere ahavuga ngo nimuteshe, nimuhugure, nimugire gute. Niwo nshingano y'itorero. N'ugusanga umuntu ari ko amakosa we ibyo ngibyo ntabwo bikwiriye, ibi ngibi ntabwo bikwiriye. Niyo mpamvu uri mukumva tutagira amahoro,
turiko tuvuga Bibiliya ivuga ngo ni mucyahe abacyahwa bakumva. Bibiliya ivuga neza ngo ucyahwa ntiyumve azavunika, ariko akavuga ngo nucyaha umuntu akumva ngo uzaba wibonera inshuti y'umubanzi. Haleluya. Kuko Imana aho mugeze babandi basigaye baba muri yasi yindi. Paulo yavuze, umwanditsi wa Heburayo yavuze neza, yavuze ngo basogongeye impano z'Imana, ngo bagasogongera ku mwuka wera, ngo bakumva ku mbaraga z'ijuru, ngo iyo bazivuyemo bazaba babikuruta abandi, kuko ntacyo wamwigisha. Uramwigisha nkakavoma nko kumpembe mbabwira yego bwaki ibingibi nkabivamo ngatunga ibiheko, bezike no gutunga iyindi Mana. Ninde wonigisha narize Bibiliya yose kayimana wambwira iki? Niyo mpamvu Bibiliya ngo nta kindi kiba gisigaye kuri uwo ni ugucira urubanza abategereje umuriro, nta kindi, kuko ibikoresho byose byo kumuhindura arabifite. Bedirike yagize ite? Abafaransa badayivuga ngo ni sourdore, amefunga masikio, inyanga kumva yanze. Cyakora muzahabwa imbaraga uwo mwuka nabamanukira, ubwo muzaba abagabo bakumvana. Bibiliya ibindi bibiri birangiza cyangwa se kimwe cya nyuma ntarekaho cya nyuma, ngo itorero rishinzwe kugaragaza kwerekana imbaraga z'ijuru bakiri wese. Itorero ryonyine niryo rifite imbaraga zo kwerekana ifoto y'imbaraga ziba mu ijuru bakazerekera hano mu isi. Gute rero kugeza uyu munsi imbaraga z'abadayimoni nizo zisa. Abantu bose bahiye umutwe, abantu bose bataye umutwe, ngo abadayimoni ngo abarozi ngo pfa bafite imbaraga ziruta iz'itorero. Oya none ziko mwahabutse habe n'abakobwa bariko bavuze ipendo hano ugize ngo we kwaba yiruka kwaba ritahana bitewe n'iki? Bitewe n'ubwoba. Satani nta kindi agira, indwara yiwe ni ugukangisha, ni ukugutera ubwoba gusa. Ariko igufwa ry'ihene cyangwa ry'inkoko babaze kera yo gutwara iki? Yapfuye bakazana agapira bagahambira. Ejo bundi araho nabonye naragowe kavoma ngo nakoze seminari niko basenyera, uko niso data yambaye reka basenye, uko ntabayewe reka none basenye. Amen. Kandi igitangaje bamwe bananiwe kuba abarozi, bananirwa no kubasenye. Ngo uje batikari agahungu kasaze ngo barakorana n'ejo yose, ukagize icyubahiro ngo kitwa ka dokteri, ngo ni iki ngo ni uvuze ko umugabo nyine gusa hariya baraterana bazana igifiringi cy'icyuma gitoboye kiriho nimero 31, ngo nyuma y'iminsi 31 ngo azapfa. Yo natangaye mwene kavoga ngwiki kuva navuka sindani hano umutwe, ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru sindaryama mu bitaro, sindaterwa n'urushinge, namara mu gifiringi batoye ku muhanda ukimishijeho. Naye kuri computer nzanye nirarira mu masengesho, muwaje muri salon ndiko soma. Hageze nka saa 11 ndabyuka nja kuryama, nari mfite aga telefone ndakajana nakambika ku meza yo mu cyumba, ngoja kubyuka ndakabura ndagashaka pinda hebu yego gatoyi umugabo aza yirukanga ati jewe ati Imana irambuye ngo bakujanye telefone, ni ukuko Imana nyine bajyana atari kuhumure bayigarura bayigarura iki kandi bajyana. Basanga ibidakorwaho turinzi rondo yewe barayijana wale ni mugoroba ungaruke zangu iri ku bitanda bayifunguye bakuyemo ingi basizemo n'amazi ndayihanagura nsubizamo bateri ndasirata n'urudere
ibikangisho bazaba bakanga kugira ngo muhahamuke kabisa. data turagushimiye, data turaguhimbaye. Ibitangaza byibutse mu itorero turabigarura mu izina rya Yesu. Ubushobozi bwabuze mu itorero turabugarura mu izina rya Yesu. Ubwoba bwasimbuye imbaraga turabwirukanye mu izina rya Yesu. Muhaguruke mwese, muhaguruke dusenge. Reka dusenge Imana. Mana mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka, urahambaye Yesu, uri Imana twabonye mu bihe bitandukanye. Imana yacu, Erekana kugira neza kwawe, umwami n'umukiza, erekana kugira nawe kuneza waduhaye Yesu Kristo umuduhamya, igaragaze muri iki gihe wama muri yaduhaye mbere y'itorero, ariko waduhaye umukiza, waduhaye ikiruta ibindi kuba cyiza w'Imana we. Wa Kristo aduha ubugingo buhoraho. Ubwo bugingo ma nibwo dukomeyeho, ubwo bugingo nibwo duhagaze. Kora ibikomeye n'ibitangaza, uganze kandi ugaragare, wiyerekane kuko ari wowe Imana. Mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka, amen. Dukomere Imana.
Ababyeyi bahumugisha ku ipendo. Uziko ipendo rivugijwe neza rigira ni irya mbere kabisa.